Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana yacabwa icyubahiro. Murakoze cyane, amakorari yamaze kuturirimbira ndetse n'umuvandimwe watwigishije icyigisho cy'ubuzima cyerekeranye n'uburyo bwo kwita ku rugingo Imana duhaye rukomeye, urugingo rw'umutima wacu. Ni urugingo mu by'ukuri abantu bagomba kwitaho uko byagenda kose kuko rudufatiye runini. Rero korari yaturutse muri Nirake nabo bakoze, turabashimiye, na korari Messenger nabo Message of Hope, nabo turabashimiye cyane. Nagiye ndaranganyamwe amaso nkabonamo n'abandi barimba mu yandi makorari ya hano dufite. Umuyobozi hari yigeze kuvuga arimo kureba abaririmbyi, arabaza ngo abari bahari ejo hashize ni bande, niyababona abari bahari icyo gihe arababwira ati ahari ubwo namwe ejo ntituzababona. Hari igihe korari ziza mu materaniro kuko zifite gahunda yo kuririmba, baba badafite gahunda yo kuririmba ntibaze mu materaniro. Ariko benshi bamwe muri mwebwe ngenda mbabona mukomeza kugenda mugaruka, Imana ibaha umugisha. Ejo twari twavuze ko Ambassadors of Christ Choir Junior bari buze kugaruka bakaturirimbira indirimbo. Nari nabikoze intentionally cyangwa se mbigambiriye ku bushake kugira ngo turebe ko amakorari akomeza akagaruka, ariko baje kungezaho ingorane zabo ndazumva, dushakisha ahandi hantu bishobora guhengekerwa. Ubwo rundi ruhengekerezo rero narwo ahari ruzakunda ntihatabaho izindi mpamvu n'izindi nkomyi kuko bafite impamvu zumvikana. Tugiye kwiga rero icyigisho gikurikira icyo twize ejo, ni nka continuation cyangwa se ni ugukomeza icyo twari twize ejo. Abo twari turi kumwe twarebeye hamwe amagambo yari mu bitabo bibiri cyane, Kristo gukiranuka kwacu hamwe n'igitabo cya Kugana Yesu. Twarebyemo icyigisho cyerekeranye no gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera cyangwa se uko umunyabyaha yahinduka umukiranutsi mu maso y'Imana. Twabonye ko ubu butumwa buza mu itorero ryacu ahagana mu mwaka w'1888 abantu batabwakiriye uko bikwiriye, ahubwo benshi baje kubwanga. Ndetse twabonye ko impamvu yo kwangwa k'ubutumwa ari uko izingiro ryabwo ari ubutumwa butegura imitima kwakira Kristo. Twabonye ko ubu butumwa rero ari bumwe mu butumwa bugize ijwi rirenga tubona mu Byahishuwe igice cya 14 bwa marayika wa gatatu, mu marayika wa gatatu. Ni ubutumwa buza bwongera gushishikariza abantu kwiyunga n'Imana no kugirana umusabano uhamye n'ijuru. Uyu munsi rero ndagira ngo noneho turebere hamwe amagambo turibuze kubona mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze hamwe no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ariko tureba ubuhamya bwo kwihana cyangwa se bwo gutsindishirizwa kubwo kwizera bwagiye butangwa muri izo nyandiko ku bantu babiri batandukanye. Twabonye rero ejo ko ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha ni bumwe mu butumwa Yohana umubatiza na Yesu Kristo ubwe baje babwiriza. Muri Matayo igice cya 3:2 twabonye ko ari amagambo avuga ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Aya magambo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi biratangaje cyane kubona Yesu nawe atangira kwigisha ariyo magambo yaje avuga. Matayo igice cya 4:17 Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Bombi imvugo ya Yohana umubatiza waje ateguriza Yesu n'imvugo ya Yesu ubwe zibaye imvugo imwe. Kubera iki iyi mvugo imwe
mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ndagira ngo mbabwire ikintu gisa nkaho gikomeye ariko si kinakomeye, ni ikintu cyumvikana. Ibibwiriza byose bibaho ku iyi si, umuntu akabwiriza uko ashaka kose. Ibibwiriza byose aho biba bishaka kuganisha ni kw'iri jambo rivuga ngo mugenze mute, mwihane. Umuntu yazana igitekerezo cya hehe, yazana ubuhanuzi, yazana ibintu byose wazana, aho uba ushaka kuganisha abantu ko bagera ni kw'iri jambo ngo ni mwihane. Iri jambo rero ni mwihane rizakomeza kuba centro, rizakomeza kuba fondasiyo cyangwa se inkingi y'ubutumwa dushoreye, y'ubutumwa dutwaye, kuko abatuye mu isi bakeneye kwihana. Pawulo igihe umwuka w'Imana yamubonekeraga ari mu nzira ijya i Damasiko, yari agiye kurenganya ubwoko bw'Imana. Igihe rero agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, umucyo waramusanze, misiyo yari imujyanye irahinduka. Mu gitabo Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 13, icyigisho kivuga ngo iminsi yo kwitegura, tuhasanga ubuhamya bukomeye buvugwa kuri Pawulo. Igihe Pawulo yabwirizaga ibya Kristo i Damasiko, abamwumvise bose baratangaye, baravuga bati, amagambo bavuze ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 9:21, uyu si we warimburiraga i Yerusalemu abambaza iryo zina, kandi cyamuzanye nino si ukugira ngo ababohe abashyira abatambyi bakuru. Abavugaga izina rya Yesu Pawulo yarabicaga, ariko amaze guhura na Yesu byarahindutse. Ubwo Pawulo yakomezaga kubwira abari bamuteze amatwi bumiwe ko bakwiriye kwihana no guhindukirira Imana, bagakora imirimo ikwiriye abihannye. Ibyakozwe n'Intumwa igice 26:20. Mu mvugo n'ibyigisho bya Pawulo, nawe yakunze gushishikariza abamuteze amatwi kwihana kandi bagakora imirimo ikwiriye abihannye. Pawulo rero nawe yakomezaga kubitindaho, yongewe imbaraga maze yemeza abayahudi bari batuye i Damasiko ko uwo Yesu ari we Kristo, ari nawe ubabarira abantu. Nyamara abenshi muri bo baje kwinangira imitima, banga kwemera ubutumwa bwe. Ingorane kuko Satani azi neza ko ubutumwa bukangurira abantu kwihana ari ubutumwa bw'umwimereri, buzatuma badahusha intego, buzatuma kumeza ko abantu b'Imana mu buryo bwuzuye. Satani arushaho kugenda ashyiraho ingamba n'imitego izatuma abantu batihana. Pawulo nawe niko byagenze. Igihe abyigishaga abantu ntibumvise, mu kanya gato ukumutangarira bihinduka, batangarira guhinduka kwe, byaje guhindukamo urwango rukaze nk'urwo bari baranze Yesu. Kurwanya Pawulo byarakaze cyane ku buryo atemerewe gukomeza umurimo yakoraga i Damasiko. Intumwa ivuye mu ijuru yamutegetse kuba avuye aho igihe gito akajya muri Arabiya, aho yabaye aturije. Nimusoma Abagalatiya igice cya 1:10, Pawulo yaranditse aravuga ngo, ubwo Imana yashimaga kumishurira umwana wa Yesu Kristo, sinahereye ko njya i Yerusalemu gusanga bambanjirije, cyangwa ngo nsange ba Petero n'abandi babaye intumwa ngo mbagishe inama y'icyo nkwiriye gukora, ahubwo nagiye mu butayu bwa Arabiya, aho namaze imyaka 3 n'igice. Pawulo yagiye muri buno butayu bwa Arabiya ahamara imyaka 3 n'igice. Ni iki cyari kimujyanye muri ubu butayu? Icyari kimujyanye kirasobanutse. Baranditse baravuga ngo ari wenyine mu butayu bwa Arabiya. Pawulo yahagiriye igihe gihagije cyo kwiga, kabiri kwiherana n'Imana mu mutuzo. Yajyanywe muri buno butayu bwa Arabiya kugira ngo yiherane n'Imana, yiga ijambo ry'Imana atuje.
yatekereje ku byaranze imibereho ye ya kera yitonze maze arihana rwose. Haleluya. Aha hantu yarahajyanywe, atekereza ku mibereho ye yose ya kera y'ibyamuranze, yihana maramaje. Abantu dukeneye ahantu duturiza tugatekereza ku mibereho yacu ya kera y'ibyaturanze, tukihana tumaramaje. Yashatse Imana n'umutima we wose, niyatuza kugeza amenye neza ko kwihana kwe kwemewe kandi ko icyaha cye cyababariwe. Yifuzaga cyane kugira icyizere ko Yesu azabana nawe mu murimo yaragiye gukora. Pawulo ntabwo yigeze ajya mu murimo w'Imana awutangira atihannye, ahubwo izingiro kwari ukwihana. Ni nayo mpamvu yakomeje kugenda bibwiriza cyane. Muzabona akunda kuvuga kuri Yesu, avuga ukuntu yamugiriye neza. Hari n'amasomo ndumva hari ryo nateguye ndibuze kuvugaho. Yakuye mu mutima we ibyari bimurimo n'imigenzo yari yaratwaye imibereho ye, maze ahabwa ubwenge buvuye ku isoko y'ukuri. Yasabanye na Yesu maze amushikamisha mu kwizera kandi amusukaho ubwenge n'ubuntu buhebuje. Umutima we yakuyemo ibyari bimurimo n'imigenzo y'ibyo yari arimo muri icyo gihe byari byaratwaye imibereho ye. Mu yandi magambo, Pawulo yaje kugira uguhinduka gukomeye, kuko imibereho ya kera niyo yaragiyemo byari bihabanye byihabya. Igihe intekerezo z'umuntu zisabanye n'Imana, umuntu ugira iherezo agasabana n'uhoraho. Umubiri, ibitekerezo n'ubugingo bigira impinduka zitagereranywa. Muri uko gusabana n'Imana niho tubonera uburere buhanitse. Ubu ni uburyo Imana yihariye ikoresha kugira ngo ikuze ibitekerezo by'umuntu, noneho iyuzuze nayo. Ubu nibwo butumwa Imana ibwira abantu bose, kwiyuzuza nayo. Mu bihe bye bya nyuma by'ivugabutumwa, uwo ni Pawulo. Nta na rimwe Pawulo yigeze yirengagiza isoko y'ubwenge n'imbaraga ze. Nyuma y'imyaka myinshi, dore uko yaje kuvuga. Abafilipi igice cya mbere 21. Erega ku bwanjye kubaho ni Kristo. Imibereho ye yose Kristo yari we uri muri we. Ubuzima bwe bwose Kristo yari we uri muri we. Burareka mbabwire bantu b'Imana, dufite abakristo benshi bemera ko ari abakristo ku munwa, ariko imibereho yabo igahamya ko batahindutse. Kandi inyandiko zivuga yuko bene aba bantu aribo ntandaro cyangwa se aribo kaga ku murimo w'Imana. Aba bantu ni akaga. Abenshi Yesu dufite ntabwo ari mu mibereho yacu, ahubwo yaregamye mu kanwa no mu muhogo. Yesu yibera ahangaha, ariko imibereho igahakana. Pawulo kuri we ntiyashoboraga kubaho Kristo adahari, kugeza ubwo avuga ngo kuri njye ku bwanjye kubaho ni Kristo. Yongeye kuvuga ati, Abafilipi igice cya 3:8 kugeza ku 10, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, nibwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, nafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuza kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Uyu ni Pawulo wari warahindutse by'ukuri. Rero ubutumwa buheruka bwacu nabwo bukwiriye guhamagarira abatuye isi kwihana nk'uko Kristo ubwe yagiye abikora. Reka tujye ku nzozi za Ellen G. White. Uyu tuvuyeho yari Pawulo, nk'uko byamugendekeye n'uburyo yaje kwihana ibyaha bye byose, akababarirwa, agakomeza umurimo w'Imana. Ellen G. White rero mu gitabo inyandiko zibanze page 81, nawe bavuga ubuhamya bw'ibyo yabonye.
inyandiko iravuga ngo nararose maze mbona urusengero rwinjirwagamo n'abantu benshi. Abantu bahungiye muri urwo rusengero gusa nibo bagombaga gukizwa ubwo igihe cyari kuba kirangiye. Iri jambo mu nkurikire tujyane kuko ndashaka ko turyitaho. Abantu bari bahungiye mu rusengero bonyine bagombaga gukizwa ubwo igihe cyari kuba kirangiye. Noneho tuze kumva bene aba bantu bari bahungiye mu rusengero bagombaga gukizwa igihe kirangiye ni bande kandi bameze bate? Abantu bose basigaye hanze yarwo bari kuzimira by'iteka ryose. Imbaga y'abantu bari hanze y'urwo rusengero bakajya mu nzira zabo zitandukanye bari gukoba kandi baseka abinjira muri urwo rusengero, bakababwira ko uwo mugambi wo gushaka ubuhungiro ari ubushukanyi bashowemo, ko mu by'ukuri nta kaga akariko kose kariho abantu bagombaga guhunga. Bene abo bantu bari bitambitse abajya mu rusengero bageze naho basingira, bamwe barabafata kugira ngo babuze kwinjira muri urwo rusengero. Byagenze bite rero? Kubera gutinya gusekwa no kugirwa urw'amenyo, ubwo noneho agiye kwivuga, natekereje ko ibyiza ari uko nategereza kugeza ubwo iyo mbaga y'abantu itataniye, cyangwa kugeza ubwo ninjiye abo bantu batandeba. Noneho niwe ugezweho, nawe agomba kwinjira mu rusengero. Ariko igihari, hari abantu bari gukoba, hari abantu bari guseka, hari abantu bari gutangira abinjira muri urwo rusengero. Noneho nawe ingorane aravuga ati enga negereze abo bantu bahave cyangwa ninjire batandeba. Nyamara umubare wabo wariyongereye aho kugira ngo ugabanyuke. Bityo ntewe ubwoba nuko nakererwa cyane, nahise mva mu rugo rwanjye igitaraganya, maze ndatanya nyura muri iyo mbaga. Kubera uko nari impangayikishijwe no kugera muri urwo rusengero, ntabwo narebye cyangwa ngo nite ku mbaga yari inkikije. Ubwo nari ninjiye muri iyo nyubako, nabonye ko urwo rusengero rugari rwari rufashwe n'inkingi imwe nini cyane, kandi kuri iyo nkingi hari haziritswe nama washenjaguwe ari kuva amaraso. Murumva ibanga riri mu rusengero yarimo yirukanka ajyamo, rurimo inkingi iriho nama w'Imana washenjaguwe ari kuva iki? Ari kuva amaraso. Twese abari bari muri urwo rusengero twamenye ko nta muwo yashenjaguwe kubera twe. Abantu bose binjiye muri urwo rusengero bagombaga kuza imbere ya nama bakahaturira ibyaha byabo. Ngiri banga ryari riri mu rusengero. Niri abantu bose bagombaga kuza aho hantu bakatura ibyaha byabo. Imbere ya nama uwo hari intebe ndende zari zicayeho itsinda ry'abantu bari bishimye cyane. Umucyo w'ijuru warabagiranaga mu maso habo, kandi basingizaga Imana maze bakaririmba indirimbo zo gushima zari zimeze nk'indirimbo z'abamarayika. Abo ni abari baraje imbere ya nama batura ibyaha byabo, barabibabarirwa, none baba bategerezanyije amatsiko umunsi mukuru w'akataraboneka. Ubwo ni wa munsi rero Yesu Kristo azagaruka. Ngiri rero ibanga ry'abakobwa b'abanyabwenge bifitiye, batuye ibyaha byabo kandi barabibabariwe, ubategerezanyije amatsiko umunsi w'akataraboneka. Ariko b'abakobwa b'abapfu ntabwo bafite ibyababayeho umuntu wese ku giti cye, niko intambara ikomeye ivuga. Ntabwo aba bakobwa b'abapfu bihannye ngo bahinduke, ariko abanyabwenge bafite ibanga bagendana. Nibyo byamugendekeye bite? Maze kwinjira muri urwo rusengero nafashwe n'ubwoba, kandi ngira isoni z'uko ngomba kwicisha bugufi imbere y'abo bantu. Isoni zaramufashe, ariko nasaga n'uhatirwa gukomeza imbere, kandi nagendaga buhoro buhoro nzenguruka ya nkingi kugira ngo ngere imbere ya nama. Kambabwire, Ellen G. White aha yarazaririye ashyiramo imbaraga nkeya. Kuzarira bizajya bikora kuri bamwe uko byagenda kose. Ubwo nazengurukaga, impanda yaravuze, rwa rusengero ruranyeganyega,
urusaku rwo kunesha rwumvikana ruvuye muri ya mbaga y'abari bateraniye aho, maze umucyo urabagirana cyane ukwira urwo rusengero, ariko inyuma yaho hose habaye umwijima w'icuraburindi. Ba bantu bishimye bose bari bajyanye na wa mucyo, nuko nsigara njyenyine muri iryo curaburindi ry'ijoro. Mbega agahinda gakomeye! Nakangutse mfite umubabaro mwinshi cyane, kandi ntibyanyoroheye kwemera ko narindi mu nzozi. Kuri njye byasaga naho ibyanjye byarangiye, ko umwuka w'Iteka yamvuyeho ubutazongera kugaruka. Iyaba ibyo byarashobokaga, gucika intege kwanjye kwari kurushaho kwiyongera. Nyuma gato y'ibyo nahise ndota izindi nzozi. Nasaga n'uwicaye nihebye cyane, nubitse umutwe mu biganza, nekereza nti iyaba Yesu yarari ku isi nahita musanga, nkikubita imbere ye maze nkamubwira imibabaro yanjye yose. Ubushize mu byigisho byashize nababwiye ko ari igihe kizagera abantu tukibuka, ariko tukibuka mu mitagihe. Kandi kwibuka mu mitagihe niko kaga kabi gakomeye kurenza kandi kaga kose, kuko haba harimo guhusha intego. Ntabwo yareka kunyitaho, yangirira imbabazi kandi namukunda ndetse nkamukorera igihe cyanjye cyose. Ubwo nibwo urugi rwakingutse, maze umuntu wari ufite igihagararo cyiza, asa neza mu maso, arinjira, yandeba nyimuwe, maze aravuga ati, mbese urifuza kubona Yesu? Ari hano kandi ushobora kumubona niba ubishaka. Fata ibyo ufite byose maze unkurikire. Aya magambo nayumvanye ibyishimo bitavugwa, maze n'umunezero mwinshi. Negeranye utuntu duke nari ntunze, imitako yanjye yose nahaga agaciro, maze nkurikira uwanyoboraga. Yanjyanye ahantu hahanamye cyane ku ngazi zagaragaraga ko zidakomeye. Ubwo natangiraga kuzamuka ingazi, yamaye amabwiriza ko nagomba gukomeza guhanga amaso yanjye ngomba gukomeza guhanga amaso yanjye hejuru. Bitaba ibyo nashobораga kurindagira maze nkagwa. Abantu benshi bazamukaga ako gacuri bajyaga bagwa bataragera hejuru. Aya magambo nayumvanye ibyishimo bitavugwa, maze n'umunezero mwinshi. Aya niyo maze gusoma. Amaherezo twaje kugera ku ngazi ya nyuma, maze duhagarara imbere y'urugi. Aho niho wari unyoboye yantegetse gusiga ibyo nari nitwaje byose, nabirambitse hasi nishimye. Maze akingura urugi arambwira ngo ninjire. Mu kanya gato nari mpagaze imbere ya Yesu. Nakwibeshya ko ariho mu maso ye hari heza cyane. Nta wundi washoboraga kugira indoro ye yarabagiranagamo ineza n'igitinyiro. Ubwo yakomezaga kunyitegereza, nahise menya ko azi ibyambayeho byose mu mibereho yanjye yose, ndetse akaba azi n'ibyo ntekereza byose n'ibyo nibwira. Nagerageje kwikinga mu maso ngo ye gukomeza kunyitegereza, kuko numvaga ntashobora kwihanganira ko akomeza kunyitegereza. Nyamara yaranyegereye, aramwenyurira, maze andambika ikiganza ku mutwe, aravuga ngo ntugire ubwoba. Haleluya! Kambabwire, mu by'ukuri iyo turirimbira ndirimbo numva ari 34 ivuga ngo nicaye imbere ya Yesu nimenya ubugoryi. Abicaye imbere ya Yesu igihe cyose uko byagenda kose bimenya ubugoryi. Niyo mpamvu rero kandi bene babicaye imbere ye cyangwa se bahuye nawe babona ko ijuru rizi byabo byose. Buri Imana iratuzi ibyo dukora byose. Hari n'indirimbo tugira mu makorari yacu yagiye aririmba ngo ibyo ukora iri wenyine wibwira ko nta kibazo nta ubizi, irabizi. Ndumva ari ndi hano mwami yamugiye ijuru iririmba iyo ndirimbo. Rero ibyo dukora byose Imana irabizi, ntabwo ibihishwa. Kandi reka mbabwire, abantu twese twicaye ahangaha nanjye ubabwira ndimo. Ubu mutureba buri muntu wese afite icyaha cyamunaniye kimwizingiraho uko bwije nuko bukeye. Cya kindi uhora usengera ukabwira Imana uti mva Mana wambabariye, ukantabara, ukandwanaho, ukanyiza. Hari ahantu hamwe nigeze kubwiriza, natarigera rimwe na rimwe njya mbivuga. Umugabo umwe yari umwe mu bayobozi b'itorero, arahaguruka abaratubwira ati bantu b'Imana, ubu mundeba ngira umujinya mubi w'umuranduranzuzi. Narasenze ariko byaranze, ntako ntagize. Nuko maze abaravuze, yarahagaze imbere ati bantu b'Imana, rwose
muzane umukeka muwurambike hano hasi munsengere, kuko ntabwo nifuza gukomeza kwibona uko nguko umeze. Ati reka mbabwire, ejo bundi nari ndi kwasa inkwi, maze umwana wanjye w'umuhungu mutumye aransuzugura, umujinya uranyuzura, mfata ishoka ngo ngende mwase. Ngiye kumwasa arirukanka arancika, amaze kuncika numva birananiye, nuko mfata umuhoro wari hafi yirukanyira mu rutoki, mwirukankaho arancika ndamubura. Umujinya wanjye ukuntu ari mubi uhita unegeka gutema insina 3. Yageze aho ngaho amarira arashoka mu maso, ari umugabo ararira, abwira bizera, bantu b'Imana, nanjye ntabwo nzi ukuntu nzakomeza kubaho iyi mibereho imeze gutya. Ndabinginze ngiye gupfukama aha hantu, buri muntu wese ushoboye gusenga ansengere, anyereke Imana impindure, kuko ntabwo nifuza gukomeza kubaho iyi mibereho imeze gutya. Rero buri muntu wese uri aha ngaha afite ingeso, afite akantu kamubase, afite akantu afiteho intege nkeya kandi gakomeye. Buri wese uri arakazi, nawe urakazi ka kandi uhangana kuko bukeye nuko bwije. Ako kantu rero nako gashyire Yesu, kamushyire, kuko igihe kizagera kandi uzanesha. Hari amagambo ari mu gitabo cy'umugenzi bavuze ku muntu witwa ntege nkeya. Ntege nkeya yari mu bantu bakurikiye abajya mu ijuru, ariko yifitiye udutege duke. Abandi bakwiruka bikamunanira. Yaje kuvuga amagambo yanshubijemo ibyiringiro, aravuga ngo aho kugira ngo mbivemo nsubire inyuma, nubwo nambaraga mfite, nzemera nkuruzinda ariko mpaka ngezeyo. Nubwo nambaraga dufite, mureke dukuruzinda, ndabwiza ukuri ko tuzagerayo. Ellen G. White rero yaje kuzuzwamo ibyishimo, ijwi rye ryiza ryumvikanye mu mutima wanjye rigutera umunezero ntazigera ngira na rimwe mu buzima bwanjye. Ejo twasomye amagambo yerekana ko abihannye bagira amahoro yo mu mutima. Bene amahoro mu mutima ni amahoro abantu batarigeze bagira mu buzima bwabo, yuko biyunze n'Imana. Nagize ibyishimo byinshi ku buryo ntashobora kugira icyo mvuga, ariko nasabwe n'ibyishimo bitavugwa, maze nikubita imbere ye. Ubwo nari ndambara yaho ntenebutse, neretswe ibintu byiza by'agahebuzo, kandi nasaga wageze mu bwiza n'amahoro by'ijuru. Hashize umwanya imbaraga zanjye zaragarutse, maze ndabyuka. Yesu yarakimpanze amaso ye yuje urukundo, maze kumwenyura kwe byuzuza umutima wanjye ibyishimo byinshi. Kuba imbere ye byanyujuje kwiyoroshya no kubaha bitavugwa, ndetse binyuzuza n'urukundo rutarondoreka. Abaririmbyi baturimbe ngo tugire urukundo. Kandebe uko nasoma amasomo yo gusoza. Ariko se wowe wahuye na Yesu ute? Nivugiye ubuhamya bw'ibyabaye kuri Ellen G. White mu nzozi n'ibyabaye kuri Pawulo, ariko uyu munsi umuntu agiye kwandika ibyakubayeho yakwandika ibimeze bite? Mu by'ukuri isomo ryanjye muri Yeremiya igice cya 3:22 ntabwo naritunganije neza rwose. Iri somo muri Yeremiya igice cya 3:22 ni isomo rivuga ngo nimugaruke mw'abana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu, dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu. Reka mbabwire, hari igihe twisanga tukibona twarasubiye inyuma, ukareba imbaraga wari ufite kera ugasanga ntazo ugifite, ukareba ukuntu wakundaga Imana kera ugasanga umunsi ntukiyikunda, ukareba ukuntu wakundaga ibyanditswe byera kera ugasanga umunsi ntukibikunda. Ariko nubwo twasubira inyuma, Imana iri kudusaba kugaruka. Zefaniya igice cya 2:3 hari amagambo akomeye meza cyane nkunda, avuga ngo mushake Uwiteka mwabagwaneza bo mw'isi mwese mwe, bakomeza amategeko ye, mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahirwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Ibanga rero aha niho riri bantu b'Uwiteka, bantu b'Imana, aha niho ibanga riri. Mureke dushaka Uwiteka
kandi inyandiko iravuga ngo tumushake bigishoboka ko agenza gute, bigishoboka ko abonwa. Tumwambaze akiri bugufi, tumushake ariko kandi dushake no gukiranuka kwe. Niba umutima wawe ugenda ukwereka amafuti y'ibyo ukora, ntukagarukira aho ngaho, ahubwo bwira Imana utumva Mana, aya mafuti mbonye ndemera kwihana, ndemera gusaba imbabazi, umbabarire umpindure, kandi ntabwo nifuza gukomeza kwibona ndi kubisubiramo, kubera ko Imana izaduha imbaraga zo kunesha icyaha yarabisezeranye. Yewe byanageze naho mu nteko nkuru rusange ku rwego rukuru w'Abadiventiste umunsi wa karindwi bandika amasomo ku masezerano yerekeranye n'icyo bita victory over sin, intsinzi y'icyaha cyangwa se kunesha icyaha. Mu buryo bw'amasengesho abantu bari gusenga ngo bagere kuri iyo ntsinzi, amasengesho nk'ayo ngayo n'amasomo meza yabakomeza kugira ngo bakomeze urwo rugamba yagiye ashyirwaho, ariko ngo adufashe kunesha. Akaya ndirimbo tujya turimba ivuga ngo komeza nuragenza gute, komeza nuranesha. Nubwo wagira intege nkeya, ariko komeza uhanga amaso ijuru, komeza winginge Imana, komeza ube hafi ku Mana mu masengesho no mu nyandiko. Uwiteka nawe ntabwo azajya kure yawe, kuko twasomye yuko Uwiteka aba hafi y'abamwambaza bose. N'uyu mwanya rero nituba hafi ye, nitukomeza kumwambaza, azumva gusenga kwacu kandi adutabare. None ko twarebaga amateka y'abandi uburyo bihannye, wowe amateka yawe yo gusoza urugendo rwawe azaba yahe? Kamabwira ikintu gikomeye nize kandi kiremereye. Mfite sogokuru wa madamu umupasitori, nanditse ubuzima amateka y'igitabo ku buzima bwe. Ndi gukora interview atarapfa atarigendera, naje kubaza abana be, ndababaza ngo nimubere mumbwize ukuri, bamwe muri bo nimumbwire ikintu kibi mwaba muzi mwibuka papa yakoze. Baratekereza, kandi yarafite imyaka irenga 80, baratekereza barakibura. Baranavuga ngo ntabwo tumuzi mu rugo atubwira nabi. Igihe babimbwiraga byankoze ahantu, ndavuga ngo umunsi nzaba ngeze mu myaka 80, abantu kababwira ngo nimube honete, mube inyangamugayo, muvugishe ukuri kandi nimubogame. Ahantu Sabato yakundaga kugwa akagira intege nke ni hehe? Bazavuga hehe? Ese nanjye bazavuga ngo ntaho? Ese muzi ko iyo mibereho ishoboka? Umuntu ashobora kubaho urugendo rwo gukomeza kugendana n'Imana ashimikiriye, nawe akazasoza urugendo rwe bari kumutangira ubuhamya bwiza buvuga ngo turamuzi uriya muntu, kuva atari bya bindi abantu tujya tugira iyo umuntu yapfuye abantu bose bakiya kuvuga neza kandi muzi ko ari n'ibyo yakoze bibi. Oya, ngibyo si byo mvuga, ndavuga bya bindi by'ukuri bihamanya n'umutima wawe, n'umutima wabo mu rugo rwawe, n'umutima w'abana bawe, n'umutima w'abaturanyi, n'umutima wo mukorana, n'umutima waho wize, ku buryo gutangira ubuhamya bwiza. Ibi rero biraharanirwa, ntabwo ari ibintu byizana. None rero bantu b'Imana, kuko twese turi ku rugamba, uko musenga amasengesho yo kwihana mujye munsengera, ariko nanjye uko nsenga nihana njye mbazirikana, mbasabire tuzirikanane muri uru rugendo turimo rwo kunesha ibyaha muri twe. Kandi reka mbabwire ikindi kintu, nitubona mugenzi wacu yagize intege nkeya, agakosa, akagwa mu cyaha, nyabuna mureke tujye tumugirira impuhwe, tumusure, tumusengere, tumubwire ngo humura, Satani nubwo arimo kugutera amacumu ye, ariko humura, Yesu arahari kugira ngo akurwanirire kandi uzatsinda. Kambabwira abantu bikunda kwaho kandi bikababaza rimwe na rimwe ntibagaruke no mu itorero. Umuntu wagize ingorane, agasambana, agacibwa, twari tuzi ko ari umuntu w'Imana udashobora gukora icyaha. Hari igihe abantu bajya batwibeshya
nk'ubu mwaba ndi kubwiriza mukavuga muturiya muntu noneho we nijuru Yesu aje uyu munsi yaribona, ejo mukabona ndabatunguye. Rero bene uyu muntu kuko rimwe na rimwe nawe mu bwonko bwe ntabwo aba abyiteze, iyo bimubayeho ntabone abantu beza bamugirira impuhwe bamwereka urukundo, acika intege akavuga ngo ntabwo nzasubirayo, abantu bose barandeba baramvuga, n'ibyo nakoreye Imana sinabona aho mera. Rimwe na rimwe akagenda agiye. Ariko iyo abantu bamubaye hafi bakamusura bakamugirira neza bakamubwira ngo humura, uri kurwana n'ubusambanyi ariko njye ndi kurwana n'umujinya, uri kurwana n'ubujura ariko njyewe ndi kurwana n'ikindi nanjye cyanyizingiyeho, ahubwo tugasabirana, benshi twaherekezanya amahoro tukazagerayo. Ariko hari igihe umwe agira ingorane tukamwataka, ibyo nabyo ntituzabikore. None rero bantu b'Imana, Imana ibagirire neza, natwe duhe ubuhamya bwiza kandi zaduye gusoza amahoro urugendo rw'ubuzima bwacu. Nibyo nabasabira, ariko nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. None se ko buri gihe uko dushoje dusoza n'isengesho ariko risabira abantu bifuza kubatizwa, muri iri teraniro haba harimo abantu bifuza kubatizwa bataratambuka ngo baze imbere biyongera ku bandi twamaze gusengera bazabatizwa ku isabato, nabo ngo batambuke tubasengere mu isengesho. Niba bahari batambuke dufatanye nabo gusenga. Muri twebwe abantu bifuza kubatizwa babitekerezaho kandi mvuba bishaka batigeze baza hano imbere, niba bahari nibatambuke tubashyire imbere y'Imana. Nanone kandi ko turi gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, umuntu ashobora kubyandika muri comment, aramutse ari kubyifuza online nawe bikabaho kandi bigakunda, ashaka kubatizwa nawe ubwo twazamufasha. Ibyo nabyo nta kibazo, kuko ibyigisho bijye bigera henshi kandi bigafasha abantu benshi batandukanye. Ntabwo turirimba cyane kuko ni icyifuzo cyo mu mutima umuntu aba yatekerejeho, ariko kandi kigora kugifata. Niba rero wumva umutima wawe ugukomanga, tera intambwe banguke uze dufatanye dusenga Imana. Banguka rwose niba urimo. Umucuranza ashatse ko turirimba, ntacyo tuyiririmbeho gakeya. Wumva bishaka atambuke, ntama y'Imana ndaje niyo numvise ari gucuranga, maze ubishaka aze dufatanye mu isengesho. Mbese uyu munsi ni watambuka, ngaho rero ubunje ukondi nta kindi cyadukiza. Imana ibaha umugisha. Urakomeza ubitekerezeho, nta kibazo, igihe kiracyahari, n'ejo ni umunsi, nubwo nta muntu ukwiriye kuragiriza kwihana. N'abandi dufite dukomeze tubabwire bakomeze bitegure. Hari abo twamaze kubona bazabatizwa, ubwo nabo imibare yabo ikomeze yongere ku y'abandi bazabatizwa. Hari abo tuzi, hari abo twararitse, ubwo nukomeza tukababwira bakitegura. Ubundi mwakoze kubuza muri benshi, Imana ibaha umugisha, n'ejo muzihangane mukomeze mugaruke, ndizera ko mutari guhomberwa. Imana rero ikomeze ihira ukwitanga kwanyu mu izina rya Yesu.